oya ahubwo icyatumye bitaryana yego ntago cyari igihe cyo kuryana bakurikije akaga bari bavuyemo bari barokotse urugamba rumwe ntabwo cyari igihe cyo kuryana bakurikije imirambo barimo barareba bakurikije ibituro by'abandi biri ku misozi bakurikije impfu zihari bakurikije ko indwara barwaye nabo yisha abandi si cyari igihe cyo kugira gute cyo kuryana kuko impyisi yareberaga mu idirishya ikabona izindi mpyisi ingenzi zazo zabanye nazo mu kabari zabanye nazo ahandi zirimo zirapfa impyisi iravuga iti aho kugira ngo njye kwinjira mu buryo bwo kurya uru rukwavu ndebe aho twahuriye mu kabari avuye yamenye yose atakiriyo njye nkaba ninjiye mu nkuge Imana ikabimuhamagaye agifite ingingo zose akaba yinjiye mu nkuge akaba Kristo amuhamagaye agifite amaboko akabaje nta virusi azanye akabaje amenye yose mukabari batarayakuye impyisi yaravuze kugira ngo njye kurya uyu muntu cyangwa njye runo rukwavu reka banze ndebe ziriya zene wacu twasangiye twakoranaga ibizaha twakoranye ibizira ndebe ngo irebye ibona urupfu bapfuye ruteye ubwoba iravuga iti iki si cyo gihe cyo kuryana nanjye ndimbona mvuye aha amahoro nkabona urugendo ndushoje amahoro ende nibwo nzatekereza ikintu cyo kongera kuryana. Yesu ashimwe cyane kandi ahimbazwe kuri mwebwe turi kumwe muri riteraniro rigari riyobowe na mama Vanessa ngire ngo abantu benshi cyane muramukunda by'igihe kirekire abantu benshi cyane muri kumwe nawe muri uru rugendo ngire ngo n'urugendo rushyashya akomerejeho mu rurerure cyane yaramazemo iminsi ari gukora umurimo w'Imana mu bundi buryo ariko uyu munsi akavuze ati mu buryo n'inzira zabonetse nanjye ngomba kugaruka kuri YouTube kugira ngo nongere gukora kandi byose bigende neza cyane. Yesu ashimwe mukozi w'Imana. Yesu nahimbazwe cyane ndamahoro ndashima Imana Pasi wowe umeze ute? Namushukuru Mwenyezi Mungu ndashima Imana cyane kubera ko yatugiriye neza nukuri ntabwo twarabo gupfa ariko yaraturengeye turi bazima rero Imana ishimwe cyane. Reka guhe uyu mwanya rero usuze itorero iteraniro rigari turi kumwe amahanga rigari kabisa turi kumwe hano uyu munsi abantu bishimye cyane kongera iteraniro mpuzamahanga bishimye kongera kukubona mu bitekerezo byagiye bitambuka bitandukanye abantu benshi cyane bavuze ngo mama Vane ntiwongere kubura kandi ntongere kugenda nukuri abantu benshi cyane nasomye ibitekerezo ari amatelefone n'ibindi bitandukanye byagiye biza kutubwira commentaire zibiri kujya mbere bashimye ikintu kimwe gikomeye cyane kugaruka kwawe by'umwihariko n'abari commentaire wakiriye hari abaguhamagaye ari ikintu mvize kidasanzwe abantu yenda bakubwiye kuri ubu buryo bw'igaruka ryawe kuko nari mfite amatsiko kugaruka kugira ngo nabyo mbikubaze kugira ngo usone no kwinjira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nta kindi kintu uretse kuba abantu bishimye nyine ariko rero buriya ntago umuntu yangwa n'abantu bose uretse ko nta nurambwira ko anyanga nta muntu urabimbwira Imana izandinde n'iryo jambo nta nukwiye kuribwirwa by the way ni ijambo ribi cyane ni ijambo ribi rwose umuntu adakwiye kwakira mu matwi ye ariko abantu benshi bankumbuye nashyize status barandika wow welcome mama Vanessa turagukunda twari tugukeneye twari dukeneye kukumva no kuri nanjye ndabashimiye mbikuye ku mutima nifuje gusengana namwe nta kindi kintu kimpagurukije nuko tugomba kujya tuganira ijambo ry'Imana hano hazacaho ubuhamya hazacaho impuguro tuzaganiriza ababyeyi tuzaganiriza abana batoya ufite ubuhamya zabuzana hano nukuza guhembuka ku mitima y'abantu muri bwa buryo bwacu rero reka twakirane n'irisengesho tuyoboremo kugira ngo tubane n'itorero ry'Imana kandi twakiranye mu buryo bw'umwuka wera. Amen. Turongeye turagushimiye Mana tuguhaye ikaze muri riteraniro rigari rikurikiranwemo n'abakomeye n'aboroheje rikurikiranywe impfubyi abapfakazi rikurikiranwemo udafite shinge na rugero ariko wamusigarije igice cyo guhumekeramo umusigariza uburyo bwo kumva
kunyumva, ndagushimiye ko umpamagaye muri iki gihe kitoroshye, ariko nyemerera uhagurukane natwe Mana. Ijambo ryawe tugiye kongera gutambutsa urishyigikire, kandi mu mitima ya benshi rigira umumaro, rigubwe neza mu mitima yabo, rizaba imbuto itabora, rizagaba amashami menshi. Tuguhaye ikaze na karibu kugira ngo ushyigikire umuntu wese uza kuryumva ari ku manywa, uzaryumva ari nijoro aryamye, azaruhukire mu maso yawe, kandi unyemerere ritanga impinduka ku bihe turimo. Urakoze, ndagushimiye, kandi ube mu ruhande rwacu. Sabiye umugisha umuntu wese udukurikirana, sabiye umugisha umuntu wese udusengera twifuriza ibyiza, sabiye umugisha umuntu wese uzabasha kumvira ijambo, uzabane nawe kandi uzamuhereze kugira ngo abashe kugira icyo yungukiramo, uhembure ubugingo bwa benshi mu izina rya Yesu, amen. Amen, amen, amen. Imana igumugisha mama. Ndishimye cyane ku bw'aka kanya, kandi turi kumwe kandi turakomeza no kubana muri byose, by'umwihariko bijyanye na gahunda dufite yo gukomeza uyu murimo w'Imana, kandi byiza cyane. Ntabwo ndi butinde kubera ko akanya tuba tugomba kukubaha, ntitugomba no gutindira abantu badukurikiye, kubera ko biba ari byiza cyane, birafashanya no kugira ngo abantu bakurikire. Ikintu cyanzanye uyu munsi cyane, by'umwihariko nagira ngo tuze kuganira ku bakozi b'Imana cyangwa se ku bana b'Imana, ku bavugiramana mu buryo bw'uyu munsi. Urabona iminsi uko agiza, hagiye havuka abaposo buri munsi, havuka abapasiteri buri munsi. Ngire ngo kuva nko kuri generasiyo ya 2015 2025 mu Rwanda, ashobora kuba ariho hantu havutse abapasiteri benshi n'abaposo n'ababishopu benshi ku isi kuruta ahandi hantu aho ariho hose. By'umwihariko kuri uyu munsi rero nashatse ko tuvuga ku bakozi b'Imana bijyanye n'uko hirya y'ejo tuganira wari ufite umujyo wo gukora byinshi cyane, ariko by'umwihariko bigaruka no kujya tuvuga ku bakozi b'Imana no kugira ngo duhugurane, twigishane, kandi tudakomeretsa, kugira ngo tutagira ibyo duhutaza mu murimo wa Data, kuko byose n'urukundo, no kubabarira ndetse no gufashanya. Yesu agumugisha cyane. Urakoze cyane. Ntabwo tuje kubavugaho ikindi kibi, nta n'uwo tuje gutunga urutoki, kuko si byiza, nta n'ubwo mbikunda, ahubwo ibintu byose Bibiliya yarabiteguye. Nta kindi kintu cyo kuvuga, ni uko ikiganiro cyabyo cyangwa interuro y'ibyo bintu cyakugira icyo tubasha kuvuga mu kintu kigendanye n'abo bantu mbajijeho. Yego, basi ntabwo byoroshye, birakomeye. Turi mu minsi ya nyuma y'imperuka, aho benshi baziyitirira izina ry'Imana. Yego, Bibiliya yo iranavuga ngo bazakora ibitangaza mu izina ryanjye. Rero reka tubirebe mu Itangiriro 11. mu Itangiriro, nsomera Itangiriro, ndumva ari naho turi bwinjirire. Yego, Itangiriro 11 mu murongo. Hera ku murongo wa mbere nta kibazo. Yego, usome ndakubwira aho hagararira, ngewe ndaba nkukurikiye nkubwire ngo hagararira. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Umutwe w'ijambo uravuga ngo Imana inyuranye indimi z'abantu. Isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe. Uragenda gake. Inyuranye indimi z'iki? Z'abantu. Ntabwo ari iz'inyamaswa. Yego, ni abantu yanyuranyije indimi zabo. Yego. Nawe udukurikiye ufate Bibiliya yawe, nawe ayifate pe, cyangwa se niba inakuri kure wumve ufite gutega amatwi, ariko byiza ko nawe imirongo uzajya uyandika kugira ngo uzajye ubasha nawe kwigisha cyangwa se kwigisha abandi. Itangiriro 11 ku murongo wa mbere. Imana inyuranye indimi z'abantu. Isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe. Bagenda berekeye iburasirazuba, babona ikibaya kiri mu gihugu cy'Ishanari, barahatura. Barabwirana bati, mureke tubume amatafari tuyotse cyane. Kandi bagiraga amatafari mu cyimbo cy'amabuye, bakayafatanyisha ibumba mu cyimbo cy'ibyondo. Baravuga bati, mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende, izagere ku ijuru, kugira ngo twibonere izina rimenyekana, twe gutatanira mu gukwira mu isi yose. Uwiteka amanurwa no kureba umudugudu n'inzu ndende abana b'abantu bubatse. Uwiteka aravuga ati, dore aba n'ubwoko bumwe n'ururimi n'urumwe. Ibyo ari byo babanje gukora none
nta kizabananira gukora bagishatse. urasubiramo umurongo. Uwiteka aravuga ati dore aba ni ubwoko bumwe n'ururimi ni rumwe. zamuka hejuru kuri 5. barabwirana bati reka twiyubakire. Reka ngaruke kuri 4. Yes, 4. Baravuga bati mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende. bitware gake pasi, bitware gake, Gatono, bigenda gatono. gake kuri uyu murongo. Baravuga bati mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende. Yego, twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende. n'inzu y'amatafari wongereho ndende. Nibo babyibwiraga. Ntabwo ari Imana yababwiraga. aho nta Mana yari ihari. Yego, izagere ku ijuru, igere ku ijuru, mbega abantu bose bayibone. babonye ko ari pasi wubatse iriya nzu imeze kuri kitabashwa umuturirwa. Yego, kugira ngo twibonere izina rimenyekana. bufateferaho. Yego, kugira ngo twibonere izina rigira gute rimenyekana. aho hari Imana irimo bagiye kubakira. Oya, nibo ubwo bava kugira ngo babone izina ryabo. urakabyara. Hari Imana bavuze bati reka twubake inzu, byibura Imana igize irebe uko yubatse, niyirebe iruhuke, nk'uko Dawidi yavuze ati ngiye kubakira Uwiteka inzu. Yego, aba bantu urumva hari Imana bari bagiye kubakira. nibo ubwo bakira kugira ngo izina ryabo rimenyekane. Dukomeze. Tukwiye gutatanira mu gukwira mu isi yose. Uwiteka amanurwa no kugira gute no kureba umudugudu n'inzu ndende. babikoraga ireba, babipangaga yumva, bashaka ibiti n'amatafari ireba. ariko iravuga iti aba bantu bagiye kubaka inzu, reka manuke ndebe. Dukomeze. Uwiteka amanurwa no kureba umudugudu n'inzu ndende abana b'abantu bubatse. Uwiteka aravuga ati dore aba ni ubwoko bumwe. Yego, n'ururimi rumwe. ururimi rumwe. Ibyo nibyo babanje gukora, none nta kizabananira gukora bagishatse. Icyo bazashaka gukora ntikizigira kibananira mu gihe bahuje. Ururimi ari rumwe. ururimi ari rumwe. Hanyuma byarangiye bite ubwo? Reka tumanuke tuhahindurire ururimi rwabo. Iyo ni inama y'ijuru yanzuye gutyo, Ye- ukurikije kuko babonaga ijoro ryabonye ko umugambi wabo utari buze kumenerwamo, nta Mana yari ibirimo. kuko bari bahuje ururimi. nta Mana yari ibirimo. Igihe cyose uzubaka ibintu ushaka ko izina ryawe ridomina, bizatumbagira babimenya, ariko bizasenyuka mu kanya gato. Ijuru rimaze kubibona, Uwiteka amaze kuvuga atyo, Aha. ati reka tumanuke tuhahindurire ururimi rwabo, rubemo nyinshi zinyuranye, Urakoze. be kumvana. Iyo ni imyanzuro y'inama y'ijuru. Iyo ni imyanzuro. Uwiteka abatataniriza gukwira mu isi yose. Sawa. Barorera kubaka wa mudugudu. Nguko. Nicyo cyatumye witwa Babeli, kuko ariyo Uwiteka yahindura ururimi rwabo mu isi bose, ruvamo nyinshi zinyuranye, Ushatse ntiwarekeraho se. kandi ariyo yabakururiyeyo, Urakoze. akabatataniriza gukwira mu isi yose. Imana iguha umugisha. Amen. Mwakirize ijambo ry'Imana. Niba ryakire neza, baguwe neza. Amen. Reka Iri jambo ko rikomeye cyane. pasi, reka nkubwire Karamema. aya magambo. Ntabwo nari nzi ikibazo uri bumbaze, ariko Imana ni umuhanga mu kumenya icyo yagusubiza. Amen. Ntabwo Imana ijya ibura igisubizo cy'umuntu, ntibura igipfuko cy'igisebe warwara. Kirazira. Ntabwo bibaho, ntabwo bishoboka. Yego. Ntabwo yabura umwambaro ugukwiriye. Ndumva bifite uburemere nkurikije uburyo ndimo ndabyumva. Umbajije ku kintu kigendanye n'abakozi b'Imana, n'impuguro zikwiriye abakozi b'Imana. Yego. Ntabwo ndi bukoreshe urundi rurimi, sindi bukoreshe ibindi bintu runaka. Igisubizo kiri muri aya magambo Imana itanze. Amen. Isi yose yari ifite ururimi rumwe, amagambo aramwe, urugendo ari rumwe. Aba ni bande? Ni bangahe? Ndagutangariza ko aba bantu bakoze iyi nama yo gushaka kubaka ni bamwe Imana yarokoye umwuzure wo kwa Nowa. Wa muryango utarengeje abantu 8. Bamwe babonye imirambo ireremba, bamwe babonye inzuzi zuzuye imirambo,
bamwe babonye bava mu matanura, abandi bava mu nsengero zatwitswe, abandi bava mu macumu, abandi bava mu mihoro, abandi bava mu masasu, abandi Imana barokora mu miriro. Aba nibo bantu nshaka kukubwira bahindutse Imana mu mwanya mutoya. Kandi unyemerere Pasi wumviremo iki gisubizo kuko ubarije benshi, nange reka nsubize mu buryo bwa bwinshi. Imana ikumugisha cyane. Aba ni abantu Imana yateguje mu myaka 140 intuza inkuge iri kubazwa. Yego. Baratumwaho, barategurwa, imvura izagwa, barabipinga umwaka wa mbere, uwabihanuye, ababihanuye barapfa, ababyigishije barapfa, basiga imvura itaragwa. Mbega bihanurwa n'abantu benshi nk'uko ba Yesaya bahanuye ko Yesu azavuka, bagapfa bataramutera uretse Simiyoni wenyine wamufashe. Hanyuma aba bantu rero nibo nshaka ko tuganiraho n'iyi nzu n'iyi nyubako, ubundi dusenge dufunge. Biraba bihagije. Ariko gato nkudagira ngo nkubwire ngo kuri iki kinyarwanda umbajije, tugeze aho uwahekwaga agiye kwigenza. Tugeze aho uwahekwaga agiye kugira gute? Agiye kwigenza. Ubwo naho rukomeye. Aha ntago horoshye pe, uko niko kuri kuzima. Aba bantu rero bateguzwa ko imvura izagwa, iby'umusaza barabizi, inkuge yabajwe barayizi, igiti goferu barakizi. Nkwibutse ko haleluya, amen, Imana ijya kubwira Nowa ngo nashake goferu, ntiyari inaniwe kumubwira umubirizi, yari inaniwe kumubwira umusave, yari inaniwe kumubwira inturusu. Hari ibiti by'amoko menshi bigomba kubazwamo. Ariko icyatumye Imana itoranya goferu nuko Imana yari izi ko ari izihanganira inyundo, ikihanganira imvura izagwa, ikabona ko goferu izava mu bwugamo bugari. Rero hari uburyo Imana iguhamagaramo, yamara kuguhamagaramo ikabizi n'ibizagukubitira muri uwo muhamagaro. Icyo kizaba icyigisho kindi ku ruhande. Reka tugaruke ku nkuge yatangajwe imyaka 140. Myaka myinshi cyane, myinshi, bavuga ko imvura izagwa, babihanura umwana akivuka, umwana apfa ku myaka 40, 60, ari umusore yapfa kuri 80, Desi arapfa, 140 igeze. Ibyahanuwe birasohora. Ni bya bindi turimo iki gihe, kuva ko Yesu azaza, Yesu ari aho wihacokoza hihorere. Bibiliya iravuga ngo umukwe atinze bose barahunikira, abari bacanye amatara arazima, abari bakenyeye bakuramo, aratinze ibintu twabivamo, aratinze ibintu twabivamo, aratinze ibintu twabivamo. Wikwinjira aho hantu hareka. Reka tuvuge kuri goferu, tuvuge n'inzu ndende n'amatafari no kwiyubakira kumenyekana kwa mazina yacu. Turebe igitumye indimi zinyuranye. Reka dukomeze. Ese abafundi n'abayede bari hehe? Mutega amatwi mwumve cyane, kuko ubu umufundi n'umuyede baherereye. Aba ni abantu barokotse umwuzure. Yego. By the way, aba ni abantu barokotse iki Pasi? Umwuzure. Ni abantu babonye imvura igwa bakiriho, imirambo y'abantu barayireba, umuvu utembana abandi. Yego. Aba ni abantu 8 binjiranye n'inyamaswa. Nkwibutse ko itangazo ryatangajwe, inkuge iruzura, umusaza arahagarara ku karubanda, ahagarara mu mujyi wa Kigali, ahagarara mu ntara, imvura izagwa, nyamuneka nimuze mwinjire. Abantu banga kwinjira. Bigeza ku rwego Imana ibwira umusaza iti koresha systeme yo kuvugisha ikivugirizo, inyamaswa ziri bukumve mu rurimi nguhaye. Inyamaswa zirinjira ikigabo n'ikigore. Hanyuma rero Nowa afata umuryango we, abakwe n'abakazana, ngire ngo nabantu batari barengeje umubare w'abantu 8. Binjira mu nkuge, imvura irakwa. Mu kugwa kw'imvura rero nkwibutse ko inkuge yari ifite utudirishya bareberamo aho ibihe bigeze. Unyumvire mu mwuka. Imvura yaraguye, igwa abantu bari mu nkuge. Ariko mu nkuge bari barimo harimo utudirishya bagira gute? Bareberamo ibiri kubera he? Hakurya iyo. Ese Pasi nkubaze, ndakumva, ni iki cyatumye impyisi yari irimo kiriya gihe? Yego. Intare yari irimo kiriya gihe? Itarya umuntu cyangwa ngo irye urukwavu rwo rurimo icyo gihe? Subiza. Kiragutsinze? Ntabwo kinsinze. Gisubize rero. Ndashaka ko ahubwo yasubiriza abantu. Kuko ni iki cyatumye ikintu kirimo hariya impyisi itarya urukwavu, intare ntirya umuntu, kandi nkwibutse ko mu nkuge nta byo kurya Nowa yashyizemo, ntibacanye imbabura, nta winjiranyemo ibyo kurya,
barinjiye gusa n'inyamaswa zirinjira. Ni iki cyatumye urya munsi igisimba kitarya umuntu? Igisubizo cyoroshye ni icyatumye Daniel intare zitamurya mu rwobo rw'intare, ni n'icyatumye Saduraka, Meshaki na Abedenego badashya mu itanura ryuzuye umuriro, ahubwo bakavamo barabagirana. Ntago nyuzwe. Oya. Ahubwo icyatumye bitaryana ntago cyari igihe cyo kuryana, bakurikije akaga bari bavuyemo. Bari barokotse urugamba rumwe. Ntabwo cyari igihe cyo kuryana, bakurikije imirambo barimo barareba, bakurikije ibituro by'abandi biri ku misozi, bakurikije impfu zihari, bakurikije ko indwara barwaye nabo yisha abandi. Si cyari igihe cyo kugira gute cyo kuryana, kuko impyisi yareberaga mu idirishya ikabona izindi mpyisi ingenzi zazo zabanye nazo mu kabari, zabanye nazo ahandi zirimo zirapfa. Impyisi iravuga iti aho kugira ngo njye kwinjira mu buryo bwo kurya uru rukwavu, ndebe aho twahuriye mu kabari avuye yamenye yose atakiriyo, njye nkaba ninjiye mu nkuge. Imana ikabimuhamagaye agifite ingingo zose, akaba yinjiye mu nkuge, akaba Kristo amuhamagaye agifite amaboko, akaba aje nta virusi azanye, akaba aje amenyo yose mu kabari batarayakuye. Impyisi yaravuze kugira ngo njye kurya uyu muntu cyangwa njye runo rukwavu, reka mbanze ndebe ziriya zene wacu twasangiye, twakoranaga ibizaha, twakoranye ibizira, ndebe ngo irebye ibona urupfu bapfuye ruteye ubwoba. Iravuga iti iki si cyo gihe cyo kuryana, nanjye nimbona mvuye aha amahoro, nkabona urugendo ndushoje amahoro, ende nibwo nzatekereza ikintu cyo kongera kuryana. Aba rero aba tuvuze nibo binjiye mu nkugi ngo barebera muri rya dirishya, barebye hanze. Imana iravuga ngo ntimukibagirwaho n'abakuye. Pasi kwibagirwa ni ikintu kibi. Ngo barebeye mu madirishya babona imirambire imirareremba, abasore bacezanyaga barimo kureremba, abo bakoranaga byose barimo kureremba, ngo abana mu nkuge barabireba. Imana ibarokora babibona, imvura iragwa irahita, hasigara akazi kuko bavuye mu nkuge basanga imirambire araritse. Bibiliya ntitwereka uburyo bashyinguwemo, imirambo ari myinshi. Si barokotse rwa rupfu ryarimbuka nako n'urupfu rusanzwe. Ntavuye mu kabari amenyo ari yose, ntavuye ku rugamba nta maguru acitse, yego, ntasambanya akidegembya akavayo nta virusi afite, ntavuye Nyabugogo akagera mu mujyi adakoze impanuka. Urakoze cyane. Ntiyubatse inzu imvura ntisenye, umuturanyi ye ntihagaze, ntiyize amashuri ntayarangije, ntakoreye akazi akakabona, Imana ntimukijije indwara yishe umuturanyi. Aho hose bararokotse. Aba nibo babandi ndi kukubwira. Si babonye humutse, vuga ngo humutse, izuba rirashe, babonye imyaka yongeye kumera, ntibitaye ku bapfuye. Uwapfuye yaragiye, uwasigaye ari imfubyi aravuga ati mama ntahari ntangenzura, wari kundeba nta kindeba. Ngo abana barokotse bakora inama, niho twasomye. Icya mbere ntabwo tugipfuye, icya kabiri nta mvura izongera kugwa, icya gatatu amafaranga ndayafite, narize nararangije ntabigizemo uruhare, data na mama barapfuye, umuntu yigira uko ashaka, muze dukore inama. Muhanga ati inama bwoko ki? Mwaretse dushingiye ko twarokotse tutagipfuye, mwaretse tukubaka inzu ndende y'amatafari igera ku bicu, ikagera ku bicu, tukayitumbagiza, buri wese akazajya areba akavuga ati cyo koze. Dushingiye ku buzima turimo, amafaranga turayafite, dufite izina, turazwi, igihugu kiratuzi, nziranye na meya w'akarere, nziranye na gitifu, nziranye n'umudugudu, ndetse inteko iranze, ndetse ni Roma baranze, ni nuko ubwo ni kure kure hashoboka, no kwa papa ndazwi. Twakubatse inzu, ntawo dusaba ibyangombwa, ko nta mvura izongera kugwa, ko nyirukuyigusha arahiye ko atazongera kurimbuza isamazi. Murabona rundi rupfu uzaba ryuhari ayiwe, batari ko we uzi ko yarahiye ko atazongera kugusha imvura rwose. Inama iraterana, si bubatse se koko? Barubatse pe, insengero barazishinze. Si wambajije ko batumishi bagenzi bacu ba poso niki, nahanuye birasohora,
nasengeye umuntu arazuka namusengeye runaka arava mu mva ninjye wahanuye ibya runaka dore byamubayeho nahanuye ko azasara dore arasaze wavuyemo nyababyeyi n'ijya dore yapfuye navuze ko azapfa dore yapfuye ukishimira intsinzi y'ikibi bati twubake mu ntinyi izina ryanjye riri hejuru mu ntinye reka twubake icyo mvuze ntikimara kabiri kidasohoye gihita gisohora ako kanya njye ubuhanuzi bwanjye ntibujya burara ntago burara mpuza n'igihe inzu barayubaka ndugu yangu akantu kababaje Imana ni umwanzuro wavuyemo reka twubake inzu ndende y'amatafari kugira ngo amazina yacu agire gute amenyekane kure ati muri Amerika baranzengera kwande kwa Apostle runaka pasi wowe usengera kwande kwa Apostle runaka wowe usengera kwande kwa Apostle runaka Apostle wanjye n'uyu icyo yavuze ni icyo si kinyakirenga izina rigira gute rimenyekana si wumva ko baritumbagije ni handi batangaga n'ingero ati hari na bamwe bafashe isengero bazitirira amazina yabo ni rwo rugero nari nguhaye ubaza umukristo usengera kwande kwa Apostle runaka usengera kwande kwa mushumba runaka usengera kwande urumva ayo ni amazina wenye nubwo ndahari ku mushumba wanjye n'uyu niwe ngendera ku byo yambwiye ntagendera ku byo umwuka mubwiye oya nukuri ku byo mushumba ni mushumba Imana iritegereza ireba inama y'abo bagabo barokotse ireba inama y'abagore barokotse ireba inama y'abasore barokotse irabyitegereza ibibonye ireba nta usubije amaso inyuma ngo yibuke ko runaka bari kumwe asigaye yapfuye nta mubyeyi yibuka ko runaka bari kumwe oya nta nubwo akeneye kubyitaho urwo yapfuye ruramureba ahubwo twebwe izina ryacu ryamenyekana gute mu gihugu kugira ngo itoro ryacu ritumbagire rimenyekane yego abantu ntibibuka ko hari abagenzi babo bari kumwe bapfuye ntibashaka no kubimenya nta nubwo ashaka kwibuka ko basangiraga inzoga yavuye yamenyo yaravuyemo uyu munsi atakibasha no kubumbura umunwa bitewe n'amateka yahashize he ariko bavuze ngo twubake inzu ntibashyizemo Imana yabarokoye wapi ntibashyizemo Imana yabarinze ko iriya nkuge yakubama ntibashyizemo Imana yabarinze hakumuka bakabona aho bakorera na bya bibanza bakabisiza ntibashyizemo Imana yabarinze kugira ngo n'ubwo butaka batabwamburwa oya aho nta Mana ihari ahubwo intego iravuga ngo izina ryanjye ritumbagire rimenyekane pasi agomba kumenyekana iyi nzu ninjye wayubatse ni ukuri pe sinitaye ngo ivugwa ko ari iya kanaka mushyiremo inzu ya mushyiremo izina ryanjye ifoto yanjye kandi amazina yanjye mushyire ku nkuta urakoze ku buryo ninjira no mu rusengero rwanjye ngomba kujya mbona ifoto yanjye aho yegetse hariya ntabwo bitaye ko ari itwi ya Kristo oya nta nzu y'Imana ihari aho utababeshyira ntago bavuze Imana ahubwo bo baravuze bati amazina yacu agire gute amenyekane kandi intego kwari ukugira ngo bubake ngo bagere mu ijuru bajye kureba aho Imana iba badapfuye kuko urupfu rwavuyeho yego hanyuma bazamuke bigendere yego badapfuye nukuri muri uko kwanzura gutyo Uwiteka arabareba arabitegereza areba imiterere areba umuntu yagendanye nawe urugendo ari umusore ari umwana mu nda ya nyina nyina aho yamusamiye aho yamutaye akamutoragura aho byabereye aho yamurokoreye Imana ireba umwanzuro wa nyuma mu kumva ko nta rupfu rugihari inzu se bayubatse Imana irebye koko ibona igisenge kiyigezeho da iravuga ngo reka manuke ndebe hari igihe kigera sibambaje iby'abakozi b'Imana niho turi naho ngaho turyamye turi kuvuga Imana ikamanuka ikirebera amazu abantu bubatse barashoboye ko bubatse barashoboye pe kuko bahuje ururimi bahuje kila kitu niko nshaka kugeraho nkwibutse ko muri iriya nyubako barimo kubaka pasi bari bahuje ni nayo mpamvu hasi Imana yavuze ngo aba bahoze ari ubwoko bumwe ururimi ari rumwe ni rumwe ntacyo bashatse gukora kandi bigize batatana iryo kosa ntago barikoze kuko bari bazi ko guhuza imbaraga ari sawa ururimi bari kumvikana nituzamura nivo ya kabiri buri wese ari kumva ko ari nivo ya kabiri ariko intego yaba akantu kamwe batambitsemo twebwe nitwubaka uru rusengero rugakomera uyu munara wacu gatumbagira ukarenga wo kwa pasi ntazongere kuvuga hitazima ibi bintu bizatumbagira kandi amazina nta nubwo dukeneye gukwirakwira ahubwo turahagarara hamwe bajye baza badusanga aho turi gutyo hose azava muri Amerika azansanga
azava muri Canada azansanga. Ntabwo nkeneye kujya kubwiriza abo muri Canada nibimenye baze. Ntabwo ari objectif. Warashaka kugira ngo ritumbagire uve muri Canada mama utega indege uzere umuntu ufite izina rimeze gute rimenyekana agukoreho ryake nguko uko byarangiye. Imana ibirebye ibyitegereje iravuga iti nibyo koko ururimi muraruhuje. Ibi ntibizoroha. Ntabwo bizoroha nkurikije imbaraga mufite, nkurikije n'intego yanyu. Ntabwo nari nanze ko mwubaka ngo mungereho ni byiza pe. Ariko ikintu kimbabaje nuko inyubako yanyu ntayirimo. Mushaka ko amazina yanyu amenyekana. Mbese nimwe mwirokoye, nimwe mwikuye mu rupfu, ni wowe wivanye ku iseta, umwuka uhumeka ni kuri sitasiyo ya mama wawe bapompa. Ni iki gishobora gutuma uvuga ngo izina ryawe rimenyekane? Nge Mana uguha kuramuka ntarimo. Idakiranirwa ngo yibagirwa aho yakuye umuntu yaremye. Iravuga iti nta n'intumwa ndi butume, reka manuke nge nirebere. Siko Bibiliya yavuze cyane ngo Imana iramanuka ireba inzu ndende, ireba n'uwo mudugudu ngo irabyitegereza. Iravuga ati bibi isanga nta nubwo bitumbagiye nta Mana ibirimo. Habe Nubwo bisa neza nta Mana ibirimo. Nubwo bifite ibiyagirana nta Mana ibirimo. Iravuga iti reka ntanga igisubizo kuri aba bagabo. Buri wese arashaka ko izina rye rigira gute rimenyekana. Ariko reka nkwereke, ndaguha Icyarabu, uriya muha Ikigiriki, uyu muha Ikidage, uyu muha Igishinwa, ngifata ku kebo k'indimi zirenga 1000. Bwira marayika iti genda buri wese ukore ku isonga y'ururimi rwe uhindure umunshiriremo. Wavugaga Ikinyarwanda avuga Icyarabu. Hanyuma yego biza kurangira. Gusa nta guciye mu ijambo. Abantu benshi bakunda kugera kuri iyo cyuriya munara wa Babel. Bakavuga ko ariyo ngo ariho hantu haturutse ngo kuba kwisi tuvuga indimi zitandukanye. Wasanga no n'Ikinyarwanda ara n'Ikigande. Niho cyaturutse nta wamenya ko twisanze tuvuka kuri za gakondo. Wese avuga ururimi asanze. Yego. Ubwo birashoboka. Nkuko bavuze ati mugasanga ati vuga Igishinwa avuga Icyarabu avuga Icyongereza avuga Ifaransa. Ugasanga indimi zitandukanye noneho communication ikaza kugorana. Ariko ururimi rwongera ruba rumwe kwisi. Kubera ko ubu ngubu umuntu asigaye atembera ku isi hose akajya ntacyo yishaka kuko ururimi rwamaze kuba rumwe. Mbwira rero ahantu n'ikintu narivuze nibyo koko cyangwa ni kwa kundi abantu icyo ntukimbaze nakangutse mvuga ku butaka bw'u Rwanda. Basaza uvuga Ikinyarwanda. Nsanga mvuga Ikinyarwanda. Ariko riko bivugana n'abavuga Ibyongereza n'abavuga Ibishinwa bari gufati. Hari aho babyiga ariko dufatiye ku muntu wese aho yagiye avukira. Ururimi yararusanze. Yego. Ubwo rero bene Munara nibo bazi uko byagenza bari icyo gihe. Singwe reka twigarukire ku bakozi b'Imana bacu uyu munsi wa none. Uyu munsi wa none nibyo ndi kukubwira. Yego. Barahangaha aha niho turi. Yego. No kuvuga ngo iminara bayitumbagije mu mazina. Imana imanurwa no kureba icyo gikorwa cyari kiza pe. Bubatse ikintu kugira ngo utumbagire ugere ku ijuru wereke Imana ko zikubaka. Ni byiza. Ahubwo kuki ushatse kubikora mu izina ryawe kugira ngo izina ryawe rimenyekane. Aha rero ntago Imana mushobora kujyanamo. Habe. Icyo ntigishobora gukunda. Rero ngo yitegereje ibona umunara uyigezeho. Ariko isuzumya aho inama yabereye. Isanga nuko Pasi ashaka ko izina rye rizadomina ku ruti rya runaka. Reka nkoreshe Pasi niwe turi kumwe. Nitwe njye nawe gusa. Ngenda rwubaka ku buryo ari njye uzaba uruhagarariye mu mujyi wa Kigali. N'ifoto yanjye igomba kuzajyaho. Ifoto ya Pasi igomba kuba iri hariya. Imana irishaka iribura. Pasi narokoye. Pasi nakijije umwuzure. Pasi nkagukura mu yindi mirambo. Iyi saha urumva ariho ugomba kumenyekana cyangwa njye wagize uruhare kugira ngo ubeho n'injye ugomba kumenyekana. Kandi yararahiye ko icyubahiro cyayo itazigira igiherezo undi. Icyo ntigishoboka isi yakubama. Ariko ntiwayikora ku cyubahiro. Ihita ifata icyemezo bwita kugira ngo mpfe ngira icyo mpfa n'abaturage. Ntawe ndi bukubite ahubwo reka nze nkwereke. Ifata mu kebo k'indimi. So twari tugeze ikoramo Ibidage, Ibyarabu, Ibishinwa, Ibinyakoreya, ibi byose tureba ibisukaho. Yego. Ku mubare w'abantu bari bagize gute bariho ku isi. Nkwibutse ko ari abarokotse umwuzure kandi bigaragara ko nta bandi bantu bari hirya yabo. Yego. Aho niho zatangiwe. Noneho rero Pasi twagiye kububatsi urumva abantu bari ku munara. Bwira ibintu bipfira iyo umuntu agiye kubakisha haba hari bihera kuri enjeniyeri. Yego. Ariko enjeniyeri yubakira nyirinzu. Ubwo reka tujye kuri tere ku munara. Yego.
hari enjeniyeri watanze ikiraka cyo kubaka, hari kapita uhagarariye shansiye kabyari uhagarariye shansiye, hakaba umufundi uri bujyeho gukora, yego hakaba n'umuyede uri buhereze umufundi akubaka, kapita akareba uko bimeze, enjeniyeri akishima, akazahereza nyir'inzu, nyir'umunara, nyir'ukutuma ati genda ashaka ko munyubakira umunara ukamenyekana, izina ryanjye nkaribona ritumbagiye. Urumva ni uruhererekane. Uwamanukanye ururimi rero urumva ajya gutanga yarahereye kuri nde? kubatangaga amabwiriza kuri enjeniyeri. None enjeniyeri nimba bamukubise icyarabu gapita ushinzwe shansiye bakamukubita ikidage, bagafata umufundi bakamuha iki, waherezaga undi. Amakuru mfite nuko enjeniyeri yaje kureba gapita ashaka kumubaza ibikoresho byaba bikenewe kugira ngo umunara bawufinanse wuzure. Enjeniyeri ahageze kandi umunara ko wari wagiye, oya wari wagezeyo kuko n'Imana irabihamya ko byari byemeye pe, rwose ubonaga ko nta nicyo bitwaye. Enjeniyeri ntahageze ahamagaye Pasi, wenda iryo zina ryo nibwite ntiryananirwa kutumvikana, ariko amubajije ati Pasi ati yitaba mu cyarabu. Enjeniyeri ananirwa kumenya Pasi cyamusubije iki cyawa ati siyo abamuteye urushyi, aramubaza ati ibikoresho birahagije, ati iki cyawaciya nuko byari bimeze, amusubiza mu gishinwa. Amusubije mu gishinwa, enjeniyeri akumva mu yindi sansi ati wowe uri kuntuka. Kapita ati jye sindi kugutuka, ahubwo ibyo umbaza ndi kugusubiza. Umufundi aramanutse ngo aje kubakiza, ati iki cyawaciya turi muvuga sindwumva, nabashyiramo ibyo timwavuze ibintu byumvikana batagira gutonga. Kapita na enjeniyeri abaheda aho bari kwipondero, nabo ubwabo mwamubwira ati zana umufundi yahamagara umuyede ati mpereza sima, akazana umwiko, akankana umwiko itafari afite hafi akarekura, ariko iyo ngutuma umucanga ukanzanira umwiko ntago wumva. Umuyede nawe akamusubiza mu gitutsi ashoboye cyangwa mu rurimi yahawe. Ubwo uri kureba akavuyo kari aho hantu ku munara, urimo kubyitegereza. Aha rero niho dutuye, kuri ako gace umunara wanze kuzura, byubatswe mu mazina yabo, hanyuma Imana irebye ko nta cyubahiro cyayo kibirimo, ihitamo kunyuranya indimi, byanga kumvikana, byanga guhuza, babafundi, babayede, babanyempano, babahanuzi bari bari kwa Ntuza. None Kapita yananiwe kumvikana na enjeniyeri nyir'ubosi, dupfuye amaturo, dupfuye iki? Ubwo umuyede wigira gatya n'umufundi wigira gatya, kubera ko ibikoresho byabo burabizi ko babigendana. Uri kunyumva? Baba bifite ibikoresho byabo byo baba bifite. Umuyede aravuga ati tizwi ndajya kwa poso runaka, hose hari ishansiye. Umufundi nawe ati kwa ntaka namenye ko bamenye amatafari, have mbe ngiyeyo. Atuyisaje kureba icyo ahangaha we, atariko nahoze kwa runaka ndiyo, byanga kumvikana. Atuwigisha ibi ngibi, wigisha ibi kandi nutigisha ibi ntago ndi bwungukira. Tunutabigenza gutya ntago turi bubone iki. Ngukorera ikibazo warumbajije gihuye n'uko ururimi rwari rumwe, ariko kuko bakoze ibintu mu mazina yabo, umunara na bugingo n'ubu ntibyakunda. Nizo ngaruka turimo guhura nazo. Rero dukomeje tunasoza kubw'umwanya twari tumaze, ndagira ngo mbwire abantu ngo tugezaho uwahekwaga agira gute yigenza ko ari buyobe. Impamvu uwahekwaga agiye kwigenza urabisanga muri Mariko 2 ngo haciyemo iminsi ngo agaruke Kaperinawumu, benshi buzura aho yari ari bateraniraho, haza kuboneka umuntu waje ahetswe n'abantu 4 nabo bafite icyo basobanuye. Nukurikirana uko urusengero barwubatse rugira inkute enye, ntubizi? Yego. Baza bahetse ngo bageze kuri rwa rusengero, hahandi uwo baje kureba arimo ndanimo imbere, ngo basanga abantu baruzuye. Ubu baruzuye, baratwuzuranye.
ngo bikubise ku muryango munini hari abadiyakoni ba kera babandi batangiranye n'itorero iby'umwuka babandi baza amahame y'idini ngo basanga bahamaze igihe kinini ariko ntibageze aho ukiza ari. Naje kumenya ko ushobora kuba ahantu Imana iba ariko ntikubemo. uba ahantu Imana ariko ntikubemo kuko bari aho Kristo ari bagose urwo rusengero ariko hatari muri bo, ariko bari inyuma we arimo ndani ariko bo batariyo. Wabaho ibitangaza bibera, wabaho abarwayi bakirira ariko atakurimo. Aha niho dutuye. Bagezeyo bikoreye umurwayi. Reka mbwira abantu ngo mwarahetswe igihe kinini gihagije. Baraguhetse mu byumba, baraguhetse mu butayu, baraguhetse Kinyamakara, baraguhetse mu buvumo. Aha tugeze uwahekwaga agiye kugira gute? Agiye kwigenza. Kuko bamugejejeyo basanga umuryango munini uruzuye ngo bakakayira barakabura. Pasimbaza ngo baburaga inzira bate? kandi babona bayoraga gute kandi bafite amaso bareba. Basanga abantu ni benshi, noneho abikoreye umurwayi ngo bo bakagaragaza ko wabarembye. Noneho ngo pasi akababwira ati ariko se ubu pasi njye muzi igihe maze muri iri torero, ariko muzi icyo ndicyo ko naje kera se muzi icyo ndicyo ngewe murabona ntarwaje. Mushakira ahandi, hano ntago ari uko bagenda ngo bacisha make baciye abadiyakoni batise uko twitwara muri iki gihe, baca mu baririmbyi bati ntago ari uko dukora, ubu turi mu iterambere ryaraje, ntago ari uko umuririmbyi ameze. Ngo babuze uko babigenza bashaka urwego, ntibita ku nyubako, ntibigeze bita ku minara yubatswe, ntibigeze bita ku gaciro k'iyo nzu. Bari abagabo narabakunze bikomeye. Ikintu nshimira Imana, ntago bahetse bamutaye ku ibaraza nka wa wundi bataye ku kidendeza akamara 38. Oya, bo bakoresheje imbaraga zihagije. Aha niho ndi busoreze tugahita dusenga. Baramujyanye babantu babana benshi mu muryango munini, baca no mu gikari basanga baruzuye, baca imbere basanga haruzuye. Ngo hanyuma birangira bigenze bite? Birangira bafashe icyemezo cyo gushaka urwego ngo borera yanzu, basakambura bapimanyije naho Yesu ageze gute, naho Yesu yicaye. Nkwibutse ko basakambura abantu baraho, basakambura baje kera baraho, basakambura baje muri 40 baraho. Mu gusakambura kwabo ngo bapimanya naho uwo gukiza yicaye. Bajyaga mu butayu gusenga, ikintu nakunze biyirizaga ubusa, bakoraga byose kugira ngo babone Imana. Abandi baraho atireka turaba amazu meza twiyubakiye n'abagore beza twishakiye. Nguko uzi ikintu cyanejeje hano se pasi, ni uburyo bateruranye ingobyi n'umurwayi. Ntibigeze basiga ingobyi hasi, bateruranye umurwayi n'ibye byose. Turi kuba tumishe. Barazamura barahererekanya, bahereza bari hejuru, abo hasi bahereza bari hejuru. Rwa rurimi rwabo rurahuza. Ariko abantu nakunze kurusha abandi nabo hejuru. Nkubwire ko umurwayi bari bafite hari ahantu bazakugeza bakore kure, kuko Kristo yari arimo imbere, kandi urugendo uburebure bw'iriya nzu ntago tubuzi. Ariko uwafashe imigozi ya nyuma y'iriya ngobyi yabwiye uriya mutipe wari urimo, aramubwira ati mva rero nkubwire, twagusengeye Kinyamakara, tugusengera uri umusore, ukora ubu kurashaka none aha tukugejeje. nari kukumbiye Mama Vanessa. Aha tukugejeje, aha turi twaravunitse nawe urabizi, twaragendanye twazamukanye imisozi, ariko ubu tuvugana aha ngaha tugeze. Tugiye kukurekura ugira gute? Wirwaneho. Ntitwagukwereye Twebwe ntitwagutwereye, nukuri pe, nama y'uko twarayikoze. ntitwakwishyura inzu amezi 2, ntitwakoreye stoke y'amezi 3. Gaho rero Aha tugeze imigozi tugiye kuyirekura. gaho irwaneho. Amakuru dufite nuko hadupfumuye ushobore kugera kuri bwufashe, ariko urugendo rwo kuva aha tukurekuriye ibyo ntibitureba no kugerayo wagucuramye, wabanza umugongo, wagwa wicaye, ntabwo turi bugendane nawe. Twakoze urugendo rwo kugendana nawe hariya tugusengera muri ubu buryo, turaguheka, twakubwiye ibi n'ibi n'ibi, ariko aha tugeze tugiye kurekura wimenye.
tugeze igihe abantu bagomba kurekura abantu, abandi barabarekuye ntibigeze bamenya ngo byagenze biti. Ariko umurongo wa 12 hasi wawubonye, ijambo rivuga ngo asohokera imbere yabo bakibyigana, bagitongana, bagipfa ibi n'ibi, bagihanganye, hari abarimo gusohoka. Abagateruye abarwayi bari kubajyana bakabashyira ku mabaraza, ndakubwiza ukuri, akamuhanurira, akamubwira iby'amahoro, akamubwira ubutumwa bwiza, akamubwira ko azurira indege, akamubwira ko azashaka, akamubwira ko azabyara, akamubwira byiza cyane, amusize ku ibaraza ry'ibyo bintu, ariko nta muhuje n'ugomba kumukeza. Niyo mpamvu asohokeye imbere yabo benshi bibajije ngo aciye hehe. Rero nshuti yanjye, hari aho uzasohokera, hari aho uzasanga bakibyigana, ariko nkwifurije ko wamenya uburyo ugera imbere y'Imana, kuko abantu bose siko bakugezayo. Hari ikindi wifuzaga kumbaza? Ibindi mukomeze mukurikire Evangeliste Mama Vanessa TV, muraza kugenda mubona byinshi kandi mukomeze mubana. Ibindi byo ku bindi bisobanuro, ibindi bisanzwe mu kuganira, mu bujyanama, inyunganizi watanga n'inkunga yawe mu buryo kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze kugenda neza cyane, afite telefone, reka witubwire, no kuri WhatsApp wayisangaho mu buryo kugira ngo rero dukomeze gushyigikira umurimo w'Imana. Ntabwo birangiye, turacyakomeza kuko urugendo ni rugari cyane, ariko akanya nk'aka reka tugakoreshe gutya, kandi Imana igumisha wakomeje kubana natwe. Mama urakoze cyane, tubashima umwanya twabanye, nimukomere ababahetse, nimukomeze imijisho yabo muhetse, mwirinde kubataho mubonye. Rero nimero de telefone zanjye 078 98 12 698. Muraza kuzisangaho, turazishyiraho, ariko ndagira ngo mbabwire ngo nimukomere, kandi niwubaka ikintu cyubake mu izina ry'Uwiteka kuruta kucyubaka mu izina ryawe. Ibitari byo ntago bizaramba. Imana y'amahoro bishimire. Shalom, bye bye. Imana igumugisha cyane waradukurikiye. Reka n'ubundi uko twatangiye uyu mwanya dusabira umugisha Mama Vanessa wabanye natwe, kandi nawe risengesho usabira umugisha abantu bose badukurikiye kandi banabana natwe umunsi ku wundi. Mana dusabe umugisha ababyeyi badukurikiye, abantu bose badukurikiye, ku muntu wese ku murimo wamuhamagariye, umushyigikire kandi ubane nawe muri byose, natwe ukomeze kuturinda, kandi ubwo tuzagaruka ahantu tuzahagarukana amashimwe mu izina rya Yesu. Amen. Imana ashobora byose, ibaho umugisha Imana Data, Imana Umwana, Imana Umwuka Wera, bikomeze bane namwe mwese iteka ryose. Amen. Bye. Amen.